Mukunzi wa Judgment Truth Victory ndagusuhuje, njyewe nitwa Urinzwe n'Imana Faustin. Reka ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana nawe. Ndakoraritse rero kandi nkwaye ikaze. Niba ufite inyunganizi cyangwa ufite igitekerezo watwandikira muri comment. Hanyuma ikindi wabona ari byiza ukabisharinga ku nshuti n'abavandimwe. Nyemera rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, kandi data ibyo ushaka bikorerwe mu mitima yacu, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora byose, mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, uyu munsi turi mu kuva igice cya mbere. Nababwiye yuko uyu munsi twatangiye igitabo cy'imuka Misiri cyakuvanwa mu Misiri. Aya niyo mazina y'abana ba Isirayeli bagiye muri Egiputa bajyanye na Yakobo. Umuntu wese ajyana abo mu rugo rwe. Aba bana ni Robeni, Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuloni na Benyamini na Dani na Nafutali na Gadi na Asheri. Abantu bose bakomotse mu rukigi rwa Yakobo bari 70. Yosefu yari asanzwe ari muri Egiputa. Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose. Abisiraheli barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Muri Egiputa himbona umwami utigeze kumenya Yosefu. Abwira abantu be ati, dore Abisiraheli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, baturusha n'amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya, bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa, ngo bababarishe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo, Pitomu na Ramesesi. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisiraheli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi. Uburetwa bwose babahatishaga. Hariho ababyaza b'Abaheburayokazi, umwe yitwaga Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati, nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko naba umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati, ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, ni ukuri Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyambaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igira neza abo babyaza. Ubwo bwoko buragwira, burakomera cyane, kandi kuko abo babyaza bubashye Imana, ibaha urubyaro, baba imiryango. Farawo ategeka abantu be bose ati, umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, uyu mwanya ndagusuhuje kandi nanone nishimiye ko ubanye nanjye mu gusoma ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, maze bikagira umumaro wo kwigisha umuntu ndetse no kumuhugura.
ndetse ikindi kigeretse kuri ibyo bikamuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, muribuka neza ko twabonye mu gitabo cy'Itangiriro igihe Yakobo yari amaze gupfa, ari we witwa Isiraheli, tubona n'undi umuhungu we yari yasanze muri Egiputa witwa Yosefu nawe amaze gupfa. Hanyuma icyari gikurikiyeho nuko abo bantu bagombaga kubaho, bakaba muri Egiputa, bakabaho bishimye. Ariko ikintu gitangaje nuko himye undi mwami utazi Yosefu. Hanyuma atangiye kwitegereza abona Abaheburayo barimo baragenda baba benshi, ndetse agira impungenge, aravuga ati aba bantu bashobora kuzafata igihugu cyacu ndetse bafatanyije n'ababisha bacu. Birashoboka ko muri icyo gihe habagaho uburyo bw'intambara. Ariko uyu mugabo yigira inama, aragenda yegera abantu bari bakomeye mu gihugu cya Egiputa, ariwe twita Shifura ndetse na Puwa. Bari abaganga bakomeye mu gihugu cya Egiputa, ari ababyazi. Aragenda mu ibanga, amaze kugenda mu ibanga arabwira ati noneho nimubona umuheburayokazi mukabona yicaye ku ntebe, mujye agiye kubyara mukabona abyaye umuhungu mujye mumuhotora, ariko umukobwa mumureke abeho. Ndatekereza iyi ni jenoside yakorewe abana b'abahungu, cyangwa iki kintu cyabaye cyo kwica abana b'abahungu nanone tuzakibona neza mu butumwa bwiza, igihe Yesu yari amaze kuvuka bakica abana b'abahungu bose. Rero n'iki gihe ntekereza ko Abisiraheli bari hafi kujya muri Egiputa, kuva muri Egiputa. Rero aba babyaza bita Shifura ndetse na Puwa ntabwo bigeze bakora ibinyuranyije n'amategeko y'Imana, oya, ahubwo bakomeje guhagararira Imana, ntibakora icyaha kimeze gityo, maze batanga igisubizo kiri mu bwenge. Akaba ariyo mpamvu natwe mu nshingano zose twaba dukora dukwiriye gusaba Imana kugira ngo ikaduha ubwenge. Yarabwiye ati Abaheburayokazi ni abanyembaraga, iyo tubagezeho dusanga babyaye. Muvandimwe, Imana abantu yabahaye ubwenge. Hanyuma umwami aravuga ati noneho mujye mubajugunya mu nyanja, mubajugunye mu mazi, ariko abakobwa mubareke babeho. Mukunzi wa Judgment Truth, dusoje tubona uburyo Abisiraheli bakoreshejwe uburetwa bwo kubumba amatafari ndetse no kubabazwa. Reka ku munsi w'ejo ukurikiyeho tuzarebe mu Kuva igice cya 2. Uwiteka azatubere byose, azatwambika imbaraga kandi akomeze kutuyobora. Ibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye neza urunzwe ukomeje kubana natwe, tugushimiye ko ukomeje kuturagiza ineza yawe, ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora. Byose musabye nize mu izina rya Yesu, amen.